bavuga ati muzajya mu isoko mugire gute wazana abateka mutwe ntabwo wanjyana kada ntabwo ari imitwe oya tinyuka ubivuye kiragato cyejuru nawe ko twasaza urebe biki iri torero rikiza bagitaga iby'abasaza n'ubu se babitinyuka ugere kuri ribu usange komanda n'umuvandiko nujya gufata ifumbire usange goronome ari iki nujya ku bitaro usange titireri umurokore nujya kurangura i Kigali usanga amangazine n'ayiki ay'umurokore Yesu afite abakiriye bene data mupfe neza ariko yari yaraduhaye ubuzima Yesu atanga ubuzima byiza bibaho ku isi ni ugukira ukijijwe ntabwo munyumvishe aho bari kundeba neza niho nderekereje ko ntateyemo imisumari niba hari ibintu byiza bibaho ni ugukira ugize gute gukira ukijijwe tubwire abantu bakize kandi bagize gute bakijijwe tukagira n'abandi bakenye bagakena hose agakena ifaranga agakena n'imana ukabona umuntu barakoresha abasanga ibintu byo gusenga kandi ubwo yambaye kamambiri zidodesheje indodo z'imifuka reba abantu baje mu mamodoka bafite na Yesu reba abantu bateze ibitambaro bisa bafite na Yesu haleluya amina ntabwo dupfuye kuba guca gusa twafashe umwanya wo kumushaka kandi tumushatse turamubona tumushatse tugira gute twabaha ubuhamya timukabona aba masengesho bageze mu 120 azabereka agafoto ka kera ingagi nubwo bazireba zibaye harimo ibona i Kigali amafaranga yazo simubatse mu kaburimbo harimo ibona inyuzwa ziri kujimigana umushamba ariko kuko uri umuntu wicaye aha tugasuzugure kuri umuntu iyakugize umuntu igutezeho umusaruro wikomeza kubabaza umuremyi wawe uzikurinda mana we uzikurinda